dutangiye akazoti ka gatanu ndetse muribuka kanga assistant wacu Jimmy yari yabwiye umusore ko amuzaniye imboga ndetse z'ubwoko bwose, ndetse muribuka kanga umusore wacu yari yamubwiye ngo agomba kuba yajya gushopingira abana imboga, ariko byarangiye Jimmy agiye kuba yazimuzanira. Ari kumubwira ubwoko bw'imboga yamuguriye nibwo mama wacu yazaga arangije atangira kuba avuga ati mbanza ntibeshye, ati imodoka imwe, ati si se ya modoka nasanze iri kuba cyangwa se nabonye yaritwaye uyu mugabo wanjye. Bamwibuka neza, muribuka ko uyu musore kare ubwo yari ari kumwe na madamu we wagiye ku kazi, imodoka yatwaye madamu we ya bisi yamaze kuba yacaho, iyiwe iba yazirimo ndetse uyu musore wacu assistant Jimmy. Rero ubwo bari bamaze kuba bamutwara uyu musore wacu Kim, nibwo imodoka bari bamutwayemo depashe ya bisi, uyu mukobwa aba yababona, ndetse mu kugaruka ahangaha mu rugo yamusanganye na assistant Jimmy, ndetse kandi mwibuke waramuzi cyane kuko bakora muri kampani imwe. Umukobwa yatangiye kuba yakibwira ati umugabo wanjye mbaza hari ikintu ari kuba yampisha. Assistant Jimmy yatangiye kuba yabaza Kim ati se turaza kuba twabigenza gute, ati se turamubeshya. Uwo ni Jimmy wari urimo arabaza bosi, ndetse bosi ari kuba yamubwira ati naza kuba yakanga kuba yabyumva ati turaza kuba twamubwiza ukuri. Kumba Lisa ku kanya yarahageze atangira kuba yababaza ati se muri mu bicyangaha kureba neza niko kuba yabona assistant Jimmy, ati imodoka nanone. Sheri niko gutangira kuba yamubwira ati Sheri bimeze bite, ati akazi kawe kagenze gute. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ese wagiye kuba wasaba akazi ko kuba waba umushoferi wa Kim. Disi umukobwa ntago yarazangaha ko umugabo wari we Kim ndetse ari nawe mugabo w'umukire uyoboye kampani bita Kim Group. Alice yatangiye kubabaza umugabo wiwe niba yabashije kuba yatsinda ibizamini akaba yabonye akazi, ndetse umusore yatangiye kuba yararanganya. Umukobwa niko kuba yamubwira ati Sheri, ati ibingibi nari nabirose rwose, ati nari nabibonekewe, ati wikirirwa uvuga. Umusore wacu assistant Jimmy nawe niko kuba yamubwira ati yego rwose, ati ibyo warose byabaye impamo, ati uyu musore yabashije kuba yakemererwa akazi yagahawe rwose. Kumba risangawe yakomezaga aseka atazi ko umugabo wiwe bari kuvugana uyu nguyu ari assistant we, ndetse niyo modoka iparitse aho ngaho ari yiwe, ndetse igomba kuba yamutwara aho abashije kuba yakenera kuba yajya, igomba kuba yamujyana ikamugenda ikaba yanamugarura ikamugarura hano mu rugo. Nkwibutsa ko niba ubonye episode mu gitondo iyi ngiyi ya gatanu, ikigoroba saa 8 turi buze kuba dukomeza n'indi ya gatandatu. Niko gahunda ubu ngubu zimeze. Reka nkwibutse ko wadukorera subscribe niba utarayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri ko ni inkuru yacu niba yagushimishije ko washyiramo imitima myinshi, kandi ntuze kuba wakibagirwa ko wakanda like ndetse na kora share kuko ni ingenzi cyane kuri twebwe. Alice uranga utaramenya ikipe iri gukina iri kurwana n'indi cyangwa se ikipe iri gukina n'indi, yakomeje abwira assistant Jimmy ati rero guhera ubu ngubu, ati nubwo mwamuhaye akazi nanjye nkwaye akazi, ati uzandindire umugabo wanjye. Assistant Jimmy niko kuba yareba boss wiwe arangije araseka cyane, ndetse umugore yaramwongereye inshingano muzo yari asanzwe akora n'ubundi, dore ko yahoraga murindira umutekano ndetse muri iruhande. Ndetse nawe Kimanga yatangiye kuba yaseka. Jimmy niko kuba yavuga ati wihangayika rwose, umugabo wawe atatwara yitonze kandi ibyo akora byose akora yigengesereye. Alice niko kuba yamubwira ati reka tube twakigira mu rugo, ati nyuri kawa zanjye utaza kuba watubwira nabi. Ka Jimmy kasigaye ahangaha kavuga ati ni ubwa mbere mbonye boss ameze gutya, ati bigaragare ko ubuzima arimo noneho bwabashije kuba bwamuryohera cyangwa se bwabaye bwiza. Ati biragaragara ko noneho igiti cy'icyuma cyangwa se icyuma cya ferabeto cyavunitsemo ibice bibiri kandi ntawe ukivuniye. Umbe bakimara kuva aho ngaho, kaboyi wacu Jimmy yese yakira akamesaje kamubwira ngo wakigoryi we uzongera kuba wampamagara nyakubahwa Kim, ati nzahita nkukuraho amafaranga y'umushahara wose w'ukwezi byojya guhembwa. Arakwereka famiye yacu yinjiye ahangaha mu nzu ndetse yishimye cyane.
ndetse na twa twana twari twasigaye mu rugo turi kuba twakina. Mwibuke muzehe yari yatuguriye ibikinisho, niko kuza duhobera ababyeyi batwo, dutangira kuba twavuga ati mbega ati babashije kuba batuzanira ati ibyo kurya biryoshye rwose, ati nizere ko tugomba kuba twakizihirwa hano mu rugo. Twana twatangiye kuba twashimira papa. Mama niko kuba yatubwira ati nanjye ubu ngubu ati hari kompetisiyo nagiyemo yo kuba nahatanira umwanya wa mbere wo kuba nakora design ya mbere ati ya garden, ati ndabizi neza ko nzayitsinda, ati ra bonus bakampa kiriya 1,000 cy'idolari, ati tuzabaho neza abana banjye. Niko guhindukira atangira ko yabwira umugabo we ati sheri, ati kandi nawe nizere ko tuzabasha kuba twayasangira, ati kuko kuva waza mu buzima bwacu watubereye mwiza, ati ubuzima bwarahindutse. Kwereka ahangaha mu kazi kose wakora ntihabamo umuntu kwanga cyangwa se ntihabamo abantu muzirana. Barakwereka ahangaha wa mukobwa ngo ni Teri, supervisor akamubwira ati ariko gira umpereze iyo bizu, ati urabona ndayisabwa cyane, ati mpereze iyo bizu. Teri yatangiye kuhamubwira ati ariko supervisor nawe gabanya, ati sugiye kureka uriya mukobwa Alice abe yajya muri iriya design cyangwa se iriya projet yo kuba twakora waterfront garden. Supervisor niko kuba yamubwira ati urabizi ibyo ngibyo sinabikora, ati sinatuma biba. Teri niko kuba yamubwira ati rero ati niba ushaka ko nkubomoza cyangwa se nkohereza ibintu, ati uriya mukobwa mwirukane muri company vuba igitaraganya. Nawe unyumvira ubugambanyi buri ahangaha. Ntibazi ko umukobwa wacu Alice hari imbere ari kuba yabarira iki 1,000 kuba yagitsindira, akaba yakemprovinga cyangwa se yafasha umuryango we uko bakivana mu bukene. Disi barakwereka ahangaha Kim wacu yasubiye mu madokima, niko gusanga ari kuba atangira kuba yabaza assistant Jim ati k'izina rya Alice nari kubasha kuba naribona ku bantu bari kuba bahatanira umwanya wo kuba badesigninga iriya jaride cyangwa se iriya waterfront garden, ati ni ukubera iki? Kumbe ka assistant Jimmy katangiye kuba kamubwira ati baje gusanga nta certificate afite, ati niyo mpamvu babashije kuba bamukuramo. Kandi mwibuke neza iyi yose yari imipangu ya Teri, ndetse no kuba yakurwa muri iri rushanwa uriya mukobwa Alice ari imipangu yiwe na supervisor wabo. Umusore yatangiye kuba yakibuka, ndetse mu ijoro yegereye umukobwa. Hano Alice yari ari kuba yadesigninga ndetse yari yakoze agaproje keza cyane. Rutwitsi niko kuba yatangira kuba yamubaza ati ariko buriya wifitiye icyizere? Umukobwa niko kuba yamubwira ati ngiye icyizere rwose ndagifite, ati kuko ibyo ndi kuba nakora ndabyizeye cyane ko bizakora. Ati umusore niko gukomeza kuba yamubwira ati wifurije n'ihirwe mu byo uri kuba wakora, ati kandi ndabizi uzabasha kuba wafatwa ujye mu bandi. Umukobwa niko kuba yamureba, arangije aramubwira ati nimbasha kuba natsinda, ati nzagurira ibiryo byinshi bihagije famiye yanjye. Umusore yatangiye kuba yabwira Jim ati niba atarimo ahangaha mu bafashwe cyangwa se mu baselectinzwe, ati ubwo rero nta n'umwe ugomba kuba wafatwa, ati n'abandi bose bagomba kuba babavanamo. Ati uri kuba wanyumva neza ra? Cya Jim niko kuba cyamwitegereza, kirangije kiramubwira ati ariko boss, ati mbanza urukundo ari ubusazi koko. Kim niko kuba yahindukira arangije kireba ikijisho. Jimmy niko kuba yambwira ati ako tukazimye, ati sinashakaga kuba nakavuga da. Kumbe umunsi wo gutangaza batsinze cyangwa se abazemererwa kuba wakora ya project ya waterfront garden warageze. Niko supervisor yatangira kuba yavuga ati mumpe umwanya mbe nasoma. Kumbe bose bari bategereje, buri umwe wese atangira kuba yavuga ati ni ngewe, n'undi ati ni ngewe, abandi batangira kuba basenga. Ndetse mwibuke Teri wacu we yagiye kuba yatanga ruswa yo kuba bamubomora kugira ngo umukobwa wacu Alice abe yava kuri liste. Njye ndibaza yari agamije iki, cyangwa se yarashamikiye kuki kujya gutanga umupuri we bakabumena kugira ngo umukobwa wacu bakunde kuba bamukura kuri liste. Asiba ingibi bafitemo izihe nyungu? Ni ukuba yashaka kuba yamusebya gusa. Ndetse kandi ahangaha yatangiye no kuba yamuhagata amubwira ati ndatekereza kubizi neza kutari kuri liste. Alice nawe ati njyewe ndizeye rwose, ati mfite icyizere, ati liste nyiriho. Manager cya nako supervisor sorry niko kuba yatangira kuba yababwira ati ahangaha nta muntu usenga ibigirwamana ngo byamubwiye ku mwanya ariho,
ati mumpe umwanya mbe nababwira, mwibuke neza ibi byose barimo, akagambane kose baba barimo, nubwo uyu nguyu supervisor wabo yabashije kuba yakubita kuri ka kandi ka teri, ntabwo bivuze ko uyu mukobwa wacu atari buze kuba yaba kuri lisite, kuko muribuka neza ko umusore wacu Kim yavuze ngo umukobwa wanjye cyangwa se umugore wanjye niba atari kuri lisite n'abandi bose baraza kuba badahari. Supervisor atangiye kuba yasoma amazina yabo, ndetse ageze ahangaha amaze kuba yahasoma Alice ategereje ko basoma izina ry'iwe araheba. Supervisor niko kuba yakitegereza arangije aravuga ati ariko izina rya Alice ko narihanaguye ryongeye kuba ryageraho gute? Kumbe kateri kari katangiye kuba kamuhagata kabwira Alice ati nakubwiye na mbere hose, ati we ntabwo wakisanga kuri iyi lisite rwose, ati iyi lisite ati ni twebwe ireba. Supervisor yahise atanga umwanzuro ati ubu ngubu ndakeka twatangira, ati kuko maze kuba nabasoma. Kumbe muri ako kanya kiri kuba yavuga utugambo twinshi, Assistant Jimmy yarinjiye atangira kuba yamubaza ati Supervisor, ati kubera icyo utasomye uyu mukobwa Alice, ati ntabwo wamubonye kuri lisite? Supervisor niko gutangira kuba yavuga ati mumbabarire habayeho kwibeshya no kudasoma neza, ati ariko na Alice ari kuri lisite, teri wari watanze ku mupuri ndetse bakamupuriza umupuri bakawukubita bakawumena, yawutangiye ubusa kuko umukobwa wacu yari amaze kuba yatsinda amatora. Batangiye kuba basakuza ati Mr. Kim arangaha, ati nyakubahwa Kim arangaha. Kumbe Kim yari agiye kwinjira, abonye agakobwa kari bubimenye ndetse mwibuke neza yabwiye Assistant Jimmy ko adashaka ko umukobwa azamubona cyangwa se amenye uwo ari we, ati bitazagira ibyo byangiriza ku mubano wabo, niko kuba yahita yisubirirayo. Jimmy niko gutangira kuba yabaganiriza ndetse agira inama Supervisor kutagira ikinyomane cyangwa se ikimenyana akomeza kuba yakoresha muri iri hangana, kuko byazashobora ngo kuba byazamugiraho ingaruka, ati kandi atazabasha kuba yazihanganira. Supervisor niko kuba yasaba imbabazi arababwira ati noneho ati ubu ngubu ndatekereza twatangira, ndetse mwibuke neza Mr. Kim icyo yakomezaga kuba yaharanira zari inyungu za kampani zabo ndetse n'iz'abakozi, ndetse cyane cyane ku mugore wiwe nawe kuko ni umugore yari afite mu nshingano. Tera ahangaha yarasebye ndetse na Supervisor wacu araseba ahangaha. Umukobwa wacu yari amaze kuba yabatsinda ikindi gitego ndetse agitsindishije umutwe, ndetse teri muribuka ko we yari yatanze kuri bya bintu byiwe barabikubita, ndetse babikubitiye ubuntu cyangwa se yatahiye umunezero gusa. Supervisor yabwiye Alice wacu ko ari we ugomba kuba yatangira. Alice niko kuba yatangira basuhuza ati mwiriwe mwaramutse neza, ati ngiye kuba nabagezaho project yanjye ukuntu yisitaye. Niko kuba yareba mu mashini yiwe atangira kuba yakubitwa n'inkuba, ndetse ahangaha mwibuke haba hari n'abajudgment bagomba kuba bahitamo project zanyu. Kumbe barakwereka teri yatangiye kuba yakibuka amanyanga ndetse n'amarimanganye yatangiye cyangwa se yabashije kuba yakora mu mugoroba wari washize. Kumbe yaje mu mashini y'umukobwa wacu Alice ahangaha mu mashini yiwe atangira kuba yaselectinga ya document cyangwa se file yari ibitse projet yari yadesigninze. Umukobwa teri niko kuba yayihanagura, ndetse n'ubyo abakora nta na kimwe aba yicuza. Abantu bari batangiye kuba bavuga ati burya Alice ni uw'amagambo, ati nta bikorwa byiwe, ati si ubu projet noneho mana araza kuba yayikura hehe? Ese wowe uri kureba iyi nkuru cyangwa se uri kumva iyi nkuru ubaye ukorana n'abantu bameze gutya ndetse bagutwara gutya, mwakomeza mugakorana, mwakomeza mukabana se? Shange yari ngewe nakifatira inzira yanjye nkigendera cyangwa se nkakora akazi nkabihorera. None se nk'aba ngaba ubu mwabanamo izi inshuti zihanagura ibintu byawe kandi zizi ko byaguhindurira ubuzima? Barakwereka teri we icyari kimutunze ryari ishyari gusa, ariko Alice yaramubwiye ati ibyo wakoze byose urihima, ati ntabwo uzanshyira hasi wowe, apana wowe, ati kandi nta nubwo ari aka kanya ngo mbe najya hasi. Teri niko ko yamubwira ati rero gira vuba ubu wasohoka ahangaha, ati nyakubahwa Kim atagaruka ahangaha ukaba wamusebera imbere, ariko Imana ikigufiteho umugambi nta kintu na kimwe kiba cyabasha kuba cyakubaho. Ndetse umukobwa yahise abirindura imashini yiwe atangira kuba yabereka
ndetse n'abacamanza n'abajaji bari bari aho ngaho atangira kuba yababwira ati iyi ngiyi ni poroje yanjye. Kumva abacamanza bakikubita iryera cyangwa se ijisho batangiye kuba bavuga ati rwose ni nziza, ati ndetse irasa neza. Ndetse muri ako kanya ubwo umukobwa yamurikaga porojegiti yiwe, umugabo we Kim yari ari impande ziwe, ndetse bigaragare ko yari yaje kuba yamushyigikira ariko ataza kuba yabasha kuba yamwiyereka. Muri ako kanya umukobwa ahindukiye yaravuze ati mu mutima ariko ndasa n'ubonyeho Kim, ati se gute yaba ari ahangaha, ati ariko nta kuntu yaba ari ahangaha, ati kanikomereza akazi kanjye. Niko kuba yatangira kuba yababwira ukuntu kositara yiwe cyangwa se igishushanyo mbonera cyiwe cya waterfront garden cyubatse ndetse ukuntu kizajya gikoreshwa. Abacamanza niko kuba bavuga ati yego rwose, ati wa mwana wuze ubwenge. Hakuno abashinyaguzi ndetse na ba ruhaya bari bari kujiginwa bari kuba bavuga ati uyu mukobwa aratwemeje rwose, atadukubise inshuro. Niyo mpamvu wakomeza kukubwira ngo ukomeza kugirira ishari umuntu ariko agakomeza akakwihorera akareba ku bikorwa byiwe. Ishyari bari bafitiye Alice wacu we yararyihoreraga agakomeza akikorera ibikorwa byiwe bikajya mbere. Ba bagenzi be bakorana batangiye kuba bavuga ati njye ntago ndi buze kuba na presentation yanjye, ati taza kuba yansebereza ahangaha. Supervisor niko kuba yamaze ati sari ikindi uvuga. Umukobwa niko kuba yambwira ati yego, ati ndashaka kuba nabarega, ati wowe na Teri ibyo muri kuba mwankorera muri iyi minsi muri company, ati muri kuba mwamfata nabi. Yatangiye kuba yabereka arababwira ati kandi mu kuba nabarega kwanjye, ati n'ibimenyetso ndabifite. Supervisor niko kuba yavuga ati ngo iki. Umukobwa niko gukura telefone atangira kuba yaberekera ya video yose muri hamwe. Umukobwa ari kuba yakinjira muri computer yiwe ndetse akaba yatangira kuba yahanagura project yiwe. Niko gutangira kuba yahindukira arangije arababwira ati kandi ibyo murimo wowe nawe ndetse wowe supervisor na Teri, ati ndabizi relationship yanyu murimo. Bigaragare ko umukobwa cyagiye bari kumugambanira yari yababonye. Yatangiye kuba yababwira ati ubwo njye nitambukiraga muri mu mikino yanyu muri kungambanira ndetse muri kuba mwana asaba kubomorana nabumvaga, atariko ibyo byose mba mbireba nkicecekera. Ati rero mugomba kuba mwabiryozwa kuri uyu munsi wa none. Kumbe Teri yatangiye kuba yambwira ati izo video nayo mafoto uri kuba wakerekana muri aba bantu byose, ati ni fake. Abakozi nabo niko gutangira kuba bavuga ati yego rwose, ati ni fake. Umukobwa niko kuba yababwira ati ibyo ni ibyo muri kuba mwakivugisha byose, ati ntago ngende buze kuba nabemerera ko mukomeza kuba mwandenganya cyangwa se mwankorera ibintu bimeze gutya. Kumbe supervisor atangiye kuba yamubwira ati ibyo byose uri kuba wavuga wibuke kuri umukozi wo hasi nkaba ngende umukozi wo hejuru, ati se uratekereza ibyo arinde uri buze kuba watwirukana. Kumbe Kim yatangiye kuba yavuga ati ndi kuba nabumviraga ibyo muri kuba mwavuga byose. Kumbe assistant wacu Jima ahangaha yari yazanye telefone ndetse iri kuba yakaka byose bari bavugiye aho ngaho, bose byose bari bakoreye aho ngaho. Assistant cyangwa se boss wacu Kim yari yabyumvishe ndetse nubwo atarahari yari ari kuba yakurikirana amakuru gatanu kuri kagenzi kako. Yahise atangira kuba yababwira ati ubu ngubu wowe n'abo bakozi bandi mwashaka kuba mwakomeza guhangana n'uwo mukobwa, ati murirukanwe. Jimmy niko kuba yababwira ati mugende muri human resource, ati murebe mu twanyu twangushye mube mwagenda. Kumbe supervisor atangiye kuba yarira aho ngaho nk'uruhinja, atangira kuba yasaba imbabazi avuga ko ari Teri wamwoheje ibyo yakoze byose. Na Teri muri ako kanya abonye supervisor atangiye kuba yamutamo, niko kuba yahaguruka atangira kuba yakigira umwana mwiza, atangira kuba yasaba imbabazi. Kumbe supervisor we byari byamurenze ndetse ari kuba yasaba andi mahirwe. Teri nawe ahangaha yakomezaga abwira umukobwa ati ndakwinginze mbabarira, atureke kuba watuma Mr. Kim cyangwa se nyakubahwa Kim atwirukana. Umukobwa wacu Alice yahise amwishyikuza ukuboko kwiwe aramubwira ati naguhaye amahirwe atariko wayakoresheje iki, ati si wajugunye inyoni, ati ubu ngubu rero ati nahawe uze kuba wakirwariza, ati ibi byose ni wowe byikoreye. Umusore wacu Jimmy nawe yahise atangira kuba yahamagara fa security
ati izi nzererezi muzikura ahangaha, ese uratekereza ibi ngibi bizabasha kuba byarangira gute? Ese umukobwa wacu biraza kuba byarangira ari we utsindiye igihembo cyangwa se ari we wegukanye ya bonasi y'ibihumbi y'amafaranga 1000 cy'idolari? Umukobwa wacu Alice ibi ngibi araza kuba yabinyuramo gute? Araza kuba yabipasinga ate? Alice araza kuba yamenya ko umuhungu wacu Kim ari we uri kuba wamufasha ndetse ari we mugabo we, akaba ari nawe uyoboye kampani ya Kim Group. Imwibuke neza Alice yasezeranyije umuryango we ko natsindira aya mafaranga azabagurira ibyo kurya byinshi kandi bihagije. Icyo usabwa no kuba wakora subscribe tuzacikwa na episodes zizakurikira izi ngizi. Tujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru, ntuze kwibagirwa ko wadukandira like ndetse no gukora share kuko ni ingenzi cyane. Birangiye Teri na supervisor babirukanye, ese uratekereza bizabasha kuba byarangira gute? Teri na supervisor bazabagarura mu kazi cyangwa bazakomeza babareke babe batorongera?